ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizo. Haleluya, haleluya. Iragarutse, 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 iragarutse. Abayakiriye batara haleluya. Igaruwe n'ijambo yavuze. Arabangwa ni munyereka ahari, munyereka ahari, munyereka ahari. Ntabwo ndiringa namwe nje kusohoza icyo navuze. Munyereka aho mwamushinguye, munyereka aho. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana igiye kuzurira muri iri teraniro, kandi abantu bari baramaze kwakira ko byarangiye, ariko hari ibintu Imana igiye kuzura. Ibyo bintu wamaze kwakira ko byarangiye, Imana igarutse kubizura. Twateye haleluya. Imana ipfa kuba yaravuze, Imana ipfa kuba yaravuze. Iyo Imana itaraza umuntu wese akugiraho ijambo, iyo Imana itaraza umuntu wese avuga icyo ashaka. Twese twarize ku rwego runaka, ntihazagire ugusuzugura. Twese twarize. Icyo tutakoze ni ukwiga hamwe no kwigangana. Twese twarize. Wibaza ko yose bayigira inirake? Wibaza ko yose ari kiye? No mu butayu habaye amashuri. Soma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 11. Turasoma duhere ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 6. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashikiye batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvisha aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvishe ko arwaye asibira kabira aho yarari. Amen. Dusoreze mu byakozwe n'intumwa, ni ibitabo bikurikirana, ibice ni 3. Abandika yenda yakwandika ahereye ku murongo wa mbere, ariko nge ndasoma mpereye ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Ariko kubandika yasa kwandika ko guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10, ariko reka nsomere ku murongo wa 7. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 3. Haravuga ngo maze amufata ukuboko burya aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandanduka arahagarara, aratambuka njana mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose baramumenya, babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'imubayeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero uyu mwanya tuganire ijambo numva Imana yanshyize ku mutima. Ijambo rivuga ngo Imana igaruwe n'ijambo yavuze kandi bikoze bagihari. Yenda simfite umwanya munini, ariko ndakoresha ungana n'uwo mfite. Turaganira ijambo ry'Imana kabiri, yenda nshobora no kuvuga ku buhamya ho gatoya. Nigeze njya kwigisha ahantu, maze kubwiriza mu iterano harimo umupapa w'inshuti yanjye. Shoje arambwira ati, rero abavuga butumwa hari amakosa mujya mukora. Ntiyambwire niba ntarayakora sinzayakore, niba narayakoze sinzongere kuyakora. Arambwira ngo babaha iminota 45 cyangwa isaha ngo mubwirize ijambo ry'Imana, mukamara iminota 40-50 muvuga ubuhamya, mugafata icumu akaba ari muvuga ijambo ry'Imana. Mwagiye mutubwira ijambo ry'Imana ko ari cyo babahereye umwanya. Ndamubwira nicyo ngiye gusubiza si ukubahuka, ariko niko kuri. Niba utaragwa uri hafi yo kugwa. Atese kubera iki? Ndabwira ntabwo Imana ari aya magambo ari muri Bibiliya. Imana ntabwo ari izi nyuguti. Imana si izo mpapuro.
Imana ni imirimo. Iyo tuvuga imirimo y'Imana tuba turimo tuvuga Imana. Abavandimwe bavuye gushima Imana hano bari barimo bavuga Imana. Ntabwo Imana igaragarira mu magambo, Imana igaragarira mu bikorwa. Na Bibiliya avuga ngo natwe ubwacu turi imirimo y'intoki zayo. Hari warimbye ngo nubwo utazi gushyomoka hamya mu bandi gusa ko Yesu agira neza. Rero iyo tuvuga ubuhamya tuba tuvuga Imana. Nta kindi kiri muri Bibiliya, ni ubuhamya bw'iby'Imana yakoze nabo yagiye ikoresha. Twaje gushaka iki hano? Igaragarira he? Nta handi barero. Ahubwo ikibazo ni kimwe, nuko yakora ntituvuga ibyo yakoze. Iyo tuvuga ubuhamya tuba duhamya Imana. Abantu ubu bamaze guhamya iby'Imana yakoze. Kongera tuzamura amaboko tuyishimire. Hano nabonyemo umuntu ndibaza ese niwe. Impamvu byatumye nibaza niba ari we nuko hari amateka yo mu myaka yashize. Nabonye umumama nibaza ese ni uwa Kicukiro muri Sahara hafi no ku rusengero rwa Deperi. Nibaje ese niwe Garameri, niko twamwitaga. Uyu mumama iwe muri saro habaga icyumba tuhasengera bitwa ba Gidiyoni na ba Gata na ba Anastase. Ubuzima bugoye, ninkubwira ngo bugoye bwari bugoye. Umubyeyi witwa Majege yari atuye hepfo ho gatoya, ni musaza wa Julienne Kabanda. Twabaga mu rugo iwe aducumbikiye mu nzu nge nabo bitwa ba Gidiyoni. Ntabwo twari dufite icyizere cy'ubuzima, ariko aho twasengeraga muri sari we Imana yajyaga ihaduhera amasezerano. Ndabyibuka ko iyo twabaga tutasenze najyaga kuvomera Majege, najyaga kuvomera kwa Majege kugira ngo profite nibura nze kubona ibyo kurya, nze kubona umuceri wasigaye ku masahane. Ntawe n'umukozi wahakoraga witwaga Kayitesi, nawe twarasengana. Imana ihindura amateka. Nanjye nziwe umahema yawe ibihe bidashira. Beneda, nubwo waba utarayibona mu bundi buryo, ariko hari abantu bayibonye. Yohana yaravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, iyi ntoki zacu zakozeho. Sinshobora kubwira abantu Imana ntarabona. Ubu ngubu mu mwanya ndibuze kumara hano ukungana kose n'abajya banyumva ahantu hatandukanye, sinshobora kuvuga Imana itanga inzu. Iyo ntayo ndabona. Ngewe Imana nzi ni yishyura ubukode umuntu atagira akazi. Iyo niyo nzi. Ntabwo muri buze kumva Imana itanga imodoka, kandi si uko itazitanga, ariko ntayirama. Ngewe Imana nzi ni itanga perimi niyo yampaye. Noneho namwe abafite amamodoka mujye muvuga Imana itanga imodoka. Ntabwo Imana ikeneye kuyitwerera ibyo itakoze kugira ngo igaragaze ko ishoboye. Umuntu wese nayivuga bingana nuko ayizi, kuko ibyo itagukoreye hari abo yabikoreye. Abavuye hano babonye Imana ikiza, nubwo utarayibona ariko wumvishe ko yakijije. Hari abavuye hano yahaye akazi, nubwo ukiri umushobozi ko ari Imana itanga akazi. Abo yambitse bavuge ko ari Imana yambika, abo yagaruye ko ari Imana igabura, abo yahaye urubyaro bavuge ko ari Imana itanga urubyaro. Buri muntu wese nayivuge bingana nuko ayizi. Nzi Imana irokora, yandokoye 94 mu Bisesero. Ababyeyi barapfa, abavandimwe barapfa, irandokora ngewe irandinde. Irokora rero ndayizi. Imana irari imfubyi zigakura, iyo nayibibwira abantu. Yarandeze nsigaye ndi imfubyi y'imyaka 7. Uyu munsi nanjye ndi umupapa, mfite umudamu n'abana. Imana rero irari imfubyi zigakura ndayizi. Hirya y'ubuzima nyine y'ibyo mvuze, nabaye mayibo 2008 mba muri Reto Kicukiro, nkarara muri toilette kuri Ruwanje Gikondo. Nari ntunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi, hari ku cyapa cya Mitsingi. Ntabwo nabonaga icyerekezo cy'ubuzima. Imana ihindura amateka rero
ndayizi narayibonye. Ntabwo Imana ikeneye ko muyitwerera ibyo itakoze. Umuntu wese nayivuge bingana nuko ayizi. Haleluya. Mbere uwo muntu ikiganza umubwire ngo igaruwe n'ijambo yavuze. Kabiri, ibikoze babandi bagihari. Mushumba wakoze kuduha ikaze ngo tubane. Ndavuga ibingana n'igihe mfite habaye mu rugo n'ikindi gihe tuzagaruka. Sinjya njyayo ariko nziranye n'abantu bajya mu Bushinwa kurangura. Namenye ko iyo bagiye kurangura bakagaruka ntago bagera ku kibuga cy'indege bari kumwe n'ibyo baranguye. Umuntu utazi uko bigenda ashobora kugira ngo uyu muntu yarabeshye ntiyari yagiye kurangura. Kabiri, ashobora kugira ngo ni umwesikoro. Gatatu, ashobora kugira ngo baramwibye. Kubera iki? Arabona ko atazanye n'ibyo yagiye kuza. Ariko uyu muntu ntabwo aziye aho ngaho, ahubwo nuko ataziye rimwe n'ibyo yaranguye. We yanyuze iyo ku kibuga cy'indege, ibyo yaranguye yenda byanyuze mu nyanja. Bazamenya ko atabeshyaga umunsi azajya amajerwa kudeduwana. Nibwo bazamenya yuko atabeshyaga. Reka mbabwize ukuri, iyo twaje hano mu rusengero, iyo twaje hano mu nzu y'Imana, abatazi bihabera, abatazi uko bigenda, reka nkubwize ukuri, uko waje usa inyuma ni kurasohoka usa. Uko waje ureshya ni kurasohoka ureshya. Kubigaragara nta kintu uri buze gusohona, kubigaragara inyuma ntacyo. Abatazi uko bigenda baragira ngo usohokeye aho ngaho, ariko nkubwize ukuri ntabwo usohokeye aho ngaho, ahubwo nuko utanyuze inzira imwe n'ibyo Imana yakoze. Umvishe ko hari abavuye hano bageze mu rugo ati se Mana ko ntacyo mbona kandi wavuze ko umwana amukije. Kumbi ntabwo yaziye aho ngaho. Bukeye mu gitondo nta wava imbere y'Imana agendeye aho. Tuza ntacyo dufite ariko ntitujya dusohoka. Nubwo mu isi y'umwuka bitagaragara, ibintu by'Imana bibanziriza mu isi y'umwuka, bibanzira mu isi bidafatika. Bwaki Imana ikabivana mu isi bidafatika ikabizana mu isi bifatika. Haleluya. Uyu ni Lazaro n'abashiki be. Bari inshuti ku rwego Yesu yajyaga ajya iwabo bakamwakira bakamuzimanira. Ubwo bari barwaje musaza wabo, bibutse ko bafite inshuti yitwa Yesu, ifite ubushobozi bwo gukiza. Yesu bari bamuzi nk'ukiza indwara, ariko ntibari bamuzi nk'uzura abapfuye. Imana inkundire uruhande itarakwereka narwo iri kwereke mu izina rya Yesu. Bamutumaho bashiramo ijambo batekereza ko riri buze gukora ku marangamutima ya Yesu. Baravuga ngo uwukunda ararwaye. Ubu hari telefone yaguhamagara wayireba ugahita uyubika aho ndi busohokere ndayita, ariko hari yaguhamagara ntiwite kuguhagaze imbere ugahita ugenda kubera iguhamagaye yari. Hari umuntu uguhamagara ukihutira kumutabara kubera ubumwe mufitanye. Batuma kuri Yesu rero kuba ari bazi ko agira akazi kenshi, baramubwira ngo uwukunda ararwaye. Kuki bashyizemo ngo uwukunda? Kwari ukugira ngo bituma atebuka, kuko bazi ko agira imirimo myinshi. Ntibari bakeneye ko avuga, bari bakeneye ko aza agakiza musaza wabo. Mwumva icyatangaje, ntabwo Yesu yigeze ajyayo nk'uko babyifuza. Bari bakeneye kwaza ntiyaza, ariko aravuga. Aravuga iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashimira Yesu. Uzi kujya gusenga abana baburaye bagusohoye mu nzu, ukeneye ko Imana yishura amadeni ikaguha ibyo kurya, ukaza hano imbere y'Imana ugataha itaguhaye ibiryo, ugataha itishyuye ideni, ariko ugataha ivuze ngo ndi Uwiteka nzagukura mu bukode, abana bawe ntibazicwa n'inzara. Ugataha udatahanye icyo wasengeye, ariko ugatahana ijambo
ijambo ryavuzwe ku cyo wasengeraga. Yemwe abasenze ikavuga, yambwiye ngo nze mbabwire ngo igaruwe n'ijambo yavuze. Rya jambo yavuze cya gihe rigiye gutuma igaruka. Abo yabwiye akazi igaruwe n'ijambo yavuze. Abo yabwiye ndashimira Imana. Abantu bavuganye nayo gusa aribo bazamura amaboko bahimanika. Abavuganye nayo bonyine. Iyo ndwara si yo kumwica, niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo asibira gatatu buke yarapfa, ariko apfa Yesu yavuze. Iri ni sengesho nkumeneye umutima, icyo nsaba tugumane niba nkugiriyeho umugisha. Yani dutera agateba aho ngaho rwose dufatanye ivugabutumwa. Hari ibintu bibiri ntajya nshobora kubwiriza ntaririmba, byarananiye. Ijambo rya kabiri kurya ntari kunywa byarananiye. Sinjya mbishobora. Nabwiye madamu nitwumvikane, icyo ntashaka kuzabona ku meza n'amazi mu gihe atari abashyitsi. Sinyakunda naya ngashobora kutayanywa, ntago nkunda amazi. Nayanyweye iminsi myinshi. Mujye munywa amazi ni meza. Haleluya. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora arangiza, isubiye yanjye yose. Ninde reka mbabaza ngo kabyara, ninde wari kumvura ibikomere by'ubupfubyi? Arangiza ishyura imyenda. Nagize umugisha wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze agiye gupfa. Ibi abanyarwanda tubanyuzemo, amaso yacu nyine yabonye byinshi. Bamaze kwica abavandimwe, bamaze kwica imiryango. Nari nsigaranye n'umugore wa marume, yari afite umwana we w'imfura w'umuhungu. Urumva aho twari twihishe, umwana utonka, umwana udaheruka gukaraba, kurira bifite impamvu. Arize rero abari barimo aho ngaho bashakisha abo bica, barabyumva ko harimo abantu, baraza nyine bamukuramo. Ubwira bari bafite bwo kwica ntibihutira kujya gushaka niba hari undi bari kumwe. Twari twihishe hafi yiwe inzu y'amategura, ndabyibuka. Bamwinjiza iwe mu nzu. Icyambwiye ko bamwishe, nagiye kubona mbona umuvu w'amaraso unyuze munsi y'urugi, usohotse nkureba. Basohokana kakana k'amezi 7 bagashyira mu mbuga, bagakubita ubuhiri mu mutwe. Abaho narindi numva nanjye niwe twari dusigaranye, ndibaza se ngenda gumira hano iki. Bita nsohokamo, bari babikoze bari abaturanyi nari mbazi, bavugiriza induru icyarimwe bati dore wa mwuzukuru wa Sipiriyane uri soko rubyara mama nawe twari twamubuze, ndabizaniye. Wari umaze kubica aramfata ukuboko kumwe, kundi gutwaye wa mupanga ukiri kujejeta amaraso, aragenda nyicaza imbere yabo ku giti cy'avoka. Ukuboko kumwe kwe gufata igikanu cyanjye gutya, ukundi gufata wa mupanga. Arambaza ngo ko mushiki we tutaramwicariye, ntabwo nza ahantu ari. Nta mbabazi yari afite, kuko isa atagiri w'amezi 7 ntazari zihari, zari zabashize. Aramanura agiye gutema, habura nka santimetero ngo umupanga ugere ku gikanu, ukuboko kuri proka. Aranyitegereza, arimyoza, abura icyo akora. Ukuboko kwari kugiye kuntema, ntago kuri gukora. Arambwira ngo haguruka ugende. Ndahaguruka ndagenda, ariko ngenda n'ubundi numva ari buze kunkurikiza. Ndarenga, uko yahavuye ntago mbizi.
Bakorino haravuze ngo yaturokora urupfu rukomeye. Yaratwimanye sibanga kandi sibanga ibihe byinshi atambuka ibintu byinshi. Ibyo nari mvuze rero aho twari turi kumwe na mama hirya y'icyo cyiciro bamutemaguye nyine arimo avirirana, twari hafi y'abantu yenda batari kunyura muri ibyo bihe nk'ibyo twari turi gucamo. Arankururana gutyo arababwira ngo njye ndabona ko ibyanjye birangiye, ariko ndabinginze nimukomeza kubaho muzanderera umwana. Yijishura igitenge yari afite mu nda, yari yaziritse mu nda kubera inzara, arakibahereza arababwira ngo muzamudodesherezemo agashati nakambara ajya nyibuka. Arampindukira arandeba mbona araturitse ararize, arambwira ngo mwana wanjye nubwo ngiye usize mu maboko y'Imana. Aho twagendaniye Yesu we ntibigeze dutererana, ntibigeze dutererana. Ayo maboko ndayashimira, yarabonye ko ayiwe ananiwe, abona ko naye abaturanyi azananirwa, ariko yibuka ko hari amaboko atananirwa. Njya nicara nkava nyine ntabwo ahari ngo arebe ya maboko yansizemo. Ntabwo nari nzi ko nzitwa papa w'abana, ntabwo nari nzi ko nzaba umubyeyi. Iyo haravuze ngo nubwo igiti cyatemwa, shimira Imana. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya kuri Imana igira neza. Yesu asibira gatatu, Lazaro yapfuye bamushyinguye. Ku munsi wa kane Yesu abwira abigishwa ngo tugende tujye gukangura Lazaro. Abandi bati ni umunsi wa kane, bati tugende, abona ntibabyumva ati tugende. Baramubwira ngo tugende, ariko baramubwira ngo nubwo tugiye urabizi ubwo twari turi uko byagenze. Nasomye Bibiliya ambwira ngo bagiye bavuga ngo tugende tujye gupfana nawe. N'abigishwa babanaga na Yesu bari bamuzi nk'ukiza, ariko ntibari bamuzi nk'uzura bapfuye. Ngo baragenda bagezeyo, Mariya na Marita babonye Yesu batese urajya hehe, igihe twari tugukeneye ntiwaje, icyo twagushakiraga cyararangiye, uyu ni umunsi wa kane arazuka. Arababwira ngo nimwizera murabona ubwiza bwanjye. Batinda kubyumva bati turabizi iby'umuzuko bizaza, ati si icyo mbabwira uyu munsi. Beneda ntabwo igaruwe nuko wasenze meje, oya. Reka mbabaza ikintu kimwe, ku bwa mbere batumyeho Yesu ntazi, iyi nshuro ya kabiri azanywe nande? Mwasomye bwa mbere bamutumyeho ntiyazi, kandi nibwo bari bamukeneye. Iyi nshuro ya kabiri ko batamutumyeho azanywe n'iki? Ahamagawe nande? Bwa mbere bamutumyeho bamukeneye, arababwira ngo si yo kumwica, ariko ntiyazi. None iyi nshuro ya kabiri ko nta ntumwa bohereje agaruwe n'iki? Aricaye. Yibuka ko hari abantu bamutumyeho ntiyajyayo, ariko aravuga. Barimbye ngo nagutakiye mbabaye uranyumva urantaba. Bwa mbere bamutumyeho
ntiyaza ariko aravuga. Iyi nshuro ya kabiri aricaye yibuka ko hari abantu bamukeneye, yibuka ko hari abantu bamuhamagaye. Ntiyagenda ariko agira ijambo avuga, aravuga ngo si ngombwa ko bongera kuntumaho, ntabwo ari ngombwa ko bongera kumpamagara, ahubwo ijambo navuze igihe bampamagaraga rigiye gutuma mfata umwanzuro njyewe ngende. Naje kubabwira ngo muri Imana igarura n'ijambo yavuze. Yemwe abasenze ikavuga ntikore, yambwiye ngo iragarutse, kandi ntabwo igarutse kuvuga, igarutse gushyira mu bikorwa ibyo yavuze. Ubyumvisha bari utera haleluya. Mubwira ngo iragarutse, bwira uwo muntu umwanya ngo bya bintu yakubwiye igarutse kubishyira mu bikorwa, kandi ntabwo nshigaje umwanya munini. Bya bintu yavuze igihe igarutse gushyira mu bikorwa. Imana igira igihe cyo kuvuga ikagira n'igihe cyo gukora. Abantu bose bashimye ahangaha bavuze ngo baje gusenga hari ibibazo bafite, Imana ibivuga ubakiva hano. Yabanje gukora cyangwa yabanje kuvuga? Samambazi sinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Abakiyazamura bikemera tuyazamurira Imana igarutse. Maze iminsi mbona ubuhamya, hari abo dusengana, hari abo nzi. Mwabonye ubuhamya bwagiye butambuka ku masosho media bw'umudamu n'umugabo bari bamaze imyaka 30 batabyara, bashakanye muri 1994, babyaye muri 2024. Imyaka 30 kuyivuga biroroshye, ariko urugendo rw'imyaka 30, kandi Imana ibivuga n'abantu bavuga. Kandi reka mvuze ikintu kimwe, ijwi ry'abantu rigira imbaraga muri twe kuruta iry'Imana. Uzi ko Imana ikubwira ko ikurengeye wasohoka wakwakira telefone ugahamuka wibagiye ko hari Imana yavuze, ariko kuko igivuga iginagaruka. None ejo bundi barabyaye impanga 3 z'abahungu. Ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizo. Haleluya! Iragarutse! 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 Abayakiriye batara haleluya! Igarura n'ijambo yavuze. Aravuga ni munyereka ahari, munyereka ahari, munyereka ahari. Ntabwo ndiringa namwe nje kusohoza icyo navuze. Munyereka aho mwamushinguye, munyereka aho. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana igiye kuzurira muri iri teraniro, kandi abantu bari baramaze kwakira ko byarangiye, ariko hari ibintu Imana igiye kuzura. Ibyo bintu wamaze kwakira ko byarangiye, Imana igarutse kubizura. Twateye haleluya! Imana ipfa kuba yaravuze, Imana ipfa kuba yaravuze. Iyo Imana itaraza umuntu wese akugiraho ijambo, iyo Imana itaraza umuntu wese avuga icyo ashaka. Twese twarize ku rwego runaka, ntihazagire ugusuzugura. Twese twarize, icyo tutakoze ni ukwiga hamwe no kwigangana. Twese twarize. Wibaza ko yose bayigira inirake? Wibaza ko yose ari kiye? No mu butayu habaye amashuri. Ariko uzarebe mu ishuri ikibaho bagishyize ahantu umuntu wese ashikira, kuko bazi ko muri karase habamo abagufi n'abarebare. Birinze kugishyira ahantu bizagora indeshyo y'umuntu wari we wese.
kandi mbigusa ikintu kimwe, hari ikintu kitagezweho. Kuvuga ko umuntu ari mubi, ibyo bintu ntago bigezweho. Nubivuga bazaguhana. Ahubwo dore igikorwa, uvuga ko afite ubwiza utakunze, ariko we nta muntu mububaho. Twese turi beza, nubwo utamukunda hari abandi bamukunda, nta muntu mububaho. Ahubwo afite ubwiza utakunze ariko si mubi. Iyi Imana yakugize ikibaho rero, umuntu wese akwandikaho ibyo ashaka. Umuntu wese araza akandika ibyo ashaka, kandi ntawe wisobanura Imana yamugize ikibaho. Ngira icyigisho cyitwa igihe. Ubu mwese sinzi ahantu mutuye, ariko reka mbabwize ukuri, bamwe muri mwebwe ntimutuye aho mukunda, mutuye ahantu mutujwe n'igihe. Igihe kigutegeka karitsiye uturamo, kigutegeka isoko uhahiramo. Ntago abana banjye bigaho nshaka, abana banjye bigaho nshoboye kwishyura. Uzarebe iyo ukeneye inzu, uhamagara komisiyoneri ukamubwira ngo nshaka inzu, arakubaza ngo yangaye, ukamubwira amafaranga, ahita amenya izo nzu aho ziri. Uvuga amafaranga akamenya izo nzu zingana n'ayo mafaranga aho ziri. Sinzi uko mwaje, nanjye nimuzi uko naje, ariko bamwe ntimwaje uko mushaka, mwaje bijyanye no kwigihe kibategeka. Ikigora abantu ni kimwe, ni ukumenya kuba mu bihe barimo. Ukajya mu isoko ngo munyereke iz'ikimene, kandi hari n'inzima. Abatamva ibimene ni inyanya. Kubera icyo bazize ikimene, ni uko udafite ubushobozi bwo kugura inzima. Ukajya muri bushira ati mushakira imifupa n'ibinono, nibyo biryoshye isombe, ni ikinyoma. Ahubwo ubushobozi ufite n'igihe urimo ntikikwemerera. Iyi Imana yakugize ikibahore, ukaba uri muri icyo gihe, ntugatongane, ntawe ukwanga, wigire uwo wishyiramo. Umubwiriza aravuze ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe. Ahubwo igakuba muri icyo gihe, ubane n'abantu bose amahoro, wigire uwo wikorera, wigire uwo wishyiramo, ntawe ukwanga. Urasakuza ngo ntibagusura, nawe ubwawe aho utuye kuhagira birakugora, ari wowe uhakodesha, ninde bizorohera kuhaza? Wabona abashyitsi, ubu waguha abashyitsi 10 wabona aho baraza. Oroha rero igihe nikibikora. Kandi ndenda kugana ku musozo. Umva icyo kundi ikintu kimwe mu ishuri, buri mwarimu wese agira isaha ye atangamo isomo rye. Iyi saha irangiye, isomo ritararangira, asubikira aho agereje, agasohoka, hakinjira undi uje mu isaha ye. Uwinjira nkunda ijambo yinjira avuga ngo efasero taburo. Yinjira ategeka ko basiba ibyo asanzeho. Ndashimira Imana ubwigarutse, hari abantu igiye gutegeka ibintu bakwanditse. Ariko Mana we, ndashimira Imana ko hari ibintu bigiye gusibwa ku buzima bwawe. Hari ibintu isi yakwanditseho, hari ibintu abantu bakwanditseho. Cyari ariko mubwira ngo igihe kirageze, iragarutse, ntabwo yashyiraho ibyayo hakiriho iby'abandi. Irabanza bategeke basiba ibyo banditse. Mubwira ngo paje zirahindutse, abari bamenyeraho imaze igihe, Imana iragarutse igiye kubategeka basiba ibyari byanditseho. Kandi mwumve, uhinduka n'utanga isomo, abanyeshuri barakomeza bakaba abandi. Abari bazi bikwanditseho ni nabo bagiye gusoma iby'Imana. Igaruwe n'ijambo yavuze, ibikoze bagize gute? Ihinduye ibyari biriho bagize gute? Ntabwo Imana yabikora aho batakuzi. Imana irabiremera ahantu baza, ariko ubyakiriye bari utera haleluya. Kandi muri iri terano hari abantu bari butahe byamaze kuba. Yesu aravuga ngo Lazaro sohoka.
kuki yavuze Lazaro? Hari n'abandi bahashinguye, yahamagaye uwo bavuganye. Iyo adahamagara izina, abari bari aho bose bari kuzuka, ariko ntago yari yazanywe na bose bapfuye. Reka bwe iyi myaka isigaye n'aya mezi ari imbere, abavuganye n'Imana, abantu basenze Imana ikavuga, ntimugire ikibazo ngo ibiciro birazamuka. Abavuganye n'Imana, Imana yagennye uburyo bazabaho. Guhenda kw'amazu ntabwo ari ikibazo, abavuganye n'Imana izabarongera uburyo bazabaho. Muhumure ababyeyi bafite abana biga, ntimugire ubwoba ngo baziga gute. Abavuganye n'Imana yatubwiye ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Iragarutse kandi ntabwo ije kuvuga, ije gushyira mu bikorwa. Lazaro arasohoka, arababwira ngo ni mu muhambure. Baramuhambura. Igihe cyanjye kiragera kasoze. Imana nishinze nkagaruka nzababwira n'ubundi buhamya buryo Imana yankoreye ubukwe mfite 1000 kuri populaire cy'amanyarwanda. Hano nabonyemo abantu tuziranye, nabonye abantu twasenganye. Nageze ahantu ndavuga nti ndabona bikomeye, ariko data bukwe n'umudiyakoni, mabukwe n'umudiyakoni, nimbura inkwano bazamunkopa, bazamunkopa twandikirane, nge mbaha make twarabanye. Ariko ndashimira Imana ko itajya yikopesha. Nari mfite ubwoba bw'ibihe, ariko yaravuganye nanjye, yagombaga kunkwera kuko ndi umuhungu wayo. Nyine mba nagiye nko kwa Garamera kama, urumva twari igihe gide cyo guhura cyari. Imana irabukora yo kabyara. Simfite umwanya ngo mbabwire n'ubundi bwapfuye, ariko wa mbere saa 8 mfite urukiko, kwa kane saa 8 baranyerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhimira, ambwira ngo siwe muzabana, ibyo tubisimbuke. Kimwe mu bintu bigerageza ni isezerano, ariko kimwe mu bintu Imana irinda ni isezerano. Mubwire ngo irinze isezerano kandi nawe urarinzwe kubera ijambo yavuze. Imana igivuga ijambo ivuze rikarinda ibintu bya. Umwana wanje mutoya rimwe na rimwe hari abagira ngo maze imyaka 2, ngo maze imyaka 3, ariko ubu natangiye ninje mu mwaka wa 13 nimariye, maze imyaka 12 nimariye. Mu myaka 10 Imana yampayemo abana 3, abahungu 2 n'umukobwa. Umwana wanje muto rero aranje maternelle ya mbere, yavukiye amezi 8, ariko avuka Imana yavuze mbere yuko avuka. Ubundi amezi 8 ntago abaho, ariko abaho kubw'isezerano. Hari ibintu bigiye kubaho kube, hari ahantu tugiye kwinjizwa n'isezerano, atari amashuri, atari uko hari umuntu muhaziranye. Isezerano rijya rishaka inzira rikakuvuganira udahari, rikagushakira akazi utadepoje, abakiye guhura n'ibyo Imana yavuze kubera isezerano batera haleluya. Kandi umuntu uri mu byizere biramubera nk'uko byizeye. Ibiterano hari abantu bagiye kwakira ibyo Imana yavuze. Aravuka baho, amaze kuvuka yari yavukiye Kacyiru, bagiye kureba basanga yavukanye umwenge ku mutima. Bamamaga ndi gushaka kabarisi mu mujyi, bati ntushaka kurekeraho, yavukanye umwenge ku mutima. Imbaraga ziranshirana, aho nari ngeze mu mujyi mitanicara aho ngaho. Ndagenda ngeze abaganga bati nuko byagenze, twasanze yavukanye umwenge ku mutima. Kandi twe ntacyo tubikoraho, cyabikoze mwe muretse iminsi ingana gutya tuzabohereza i Kanombe niho ibindi byose byo kujya mu Buhinde bizabera. Fata iminsi 3 ndasenga. Gusenga ni imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara, ni imbaraga zidafatika ariko zikora ibintu bifatika. Maze iminsi mbwira abantu ngo Imana idukure mu gihe cyo kuvuga ko dusenga, idushyire mu gihe cyo kwerekana ko twasenze. Imyaka tumaze iminsi tubwira abantu Imana ituvane mu gihe cyo kuvuga ko dusenga, idushyire mu gihe cyo kwerekana ko twasenze.
ntimutahe muvuga ko mwasenze, mutahe mwerekana ko mwasenze. Uzi impamvu batemera kusenga? Ubabwira kusenga ariko ntibarabona umusaruro w'amasengesho. Kuki Dawidi yishe Goliyati akamuca umutwe? Yari abizi ko hari abatazemera ko yamwishe kubera amateka. Aravuga ati ndabazi n'ubusanzwe ntibanyemera, ndababwira ko nishe Goliyati wananiranye babyumve. Ngo afata inkota ya Goliyati ayimucisha igihanga. Aravuga ati abatari buze kwemera ndababaza nibica ari igihanga gihene. Ngo ajyane igihamya, Imana ikuremera igihamya, Imana ireme ibihamya. Ntabwo icyari igihe cyo kwemezwa n'amagambo, iki ni igihe cy'ibihamya. Abantu bakeneye ibihamya, ntabwo bakeneye amagambo. Tubivuze imyaka, tubivuze igihe. Imana nituremera ibintu byemeza abantu ko twasenze. Iminsi itatu irangiye, ndayishimira ko ikora yavuze igakora itanavuze. Hari n'ibyo ikora itabivuze. Bati harageze tubohereze i Kanombe, ariko reka tumugeze muri control turebe. Barabikora. Batubanze ibyuma bitari gukora neza. Hari Imana igiye gukora, abaganga babatse byagenze gute? Twari twayibonye se cyangwa n'ibyuma byari byabenge? Nawe niba kubaza kuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire ni Yesu wangiri. Baratubwira ati ntituzi uko byagenze, ariko sibye no kuba umwenge nta n'uwamenya ko higeze haba umwenge. Haciye iminsi, nsimbuka ibintu byinshi ndenda gusoza. Haciye iminsi dutahana umwana akomeza kuremba, tukibaza impamvu. Umama mw'inshuti yanjye mujya mukora gukorera Imana. Gukorera Imana si ukugira byinshi, gukorera Imana no kugira umutima. Kandi icyo nkundira Imana, iyo uyikoreye ntago wicuza. Mu bintu utazicuza ntiwicuze kashe. Wampa 5 nakugirira nawe ukicuza impamvu wayampaye, ariko ntawe uzicuza ko yakoreye Imana. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zi. Arampamagara ambwira ati jyewe umwana hoza kwa muganga bite? Nturumva umuvuriza hehe se? Mba ndahamubwiye. Nyine namuvurizaga hahandi nawe uvuriza. Kuri ya silence nawe ukoresha. Hari iyo mvuze zikora mu gihe cyazo, ariko araho zigera nazo zikananirwa, hakaba hazigaye imbaraga z'Imana. Umusore umwe ngo yigeze aribwa n'inzara, ngo yumva agiye atari kunicwe n'inzara kwera, imfire mu nzu n'inzara, mfite mitiwere, nturanye na restaurant, nicwe n'inzara kweri, mfite mitiwere, nturanye na restaurant. Wahita yifata ajya muri restaurant impumi byo kurya, hararya ati simpaze ni mu nyongere. Bati factory ku bati nta kibazo ndabishyura. Amaze guhagati nihe bishyurira, barahamwereka akuramo mitiwere. Hano ni kuri centre de santé ze, ndatari koreka mabwiza ukuri, handitseho ngo uyifite ntabwo arembera mu rugo. Kabiri ni ubwisungane, umuntu yisunga umurusha imbaraga. Mu mpere kikazwe ngo ufite Yesu ntarembera mu rugo. Ufite Yesu ntabwo ajaremba. Narama waremba uyifite, ariko ufite Yesu. Yaba wanapfa uya, ariko ufite Yesu. Ufite Yesu, abafite Yesu bafite byose. Ibindi byose bijya birangira, bijya binanirwa, amafaranga arananirwa, asiranse, ariko Yesu ntajya ananirwa. Nibyo abaganga bananiwe, Yesu agira gute? Arabikora. Tumujyana kuri Horebu Clinic, hafi no kwa Rando hari ivuriro rivura abana rya prive. Umuganga wamwakiriye amunyuza mu cyuma, arambaza ngo mwamuvuriza, ndahamubwira. Arambwira ngo hari igihe natwe abaganga turangara, abarwayi bakagira. Arambwira ngo umwana wanyu yavukanye ikibazo cy'impyiko, abaganga ntibabimenya, none impyiko imwe yamaze gupfa. Yarageze ku rwego yihagarika amashyira, ataragira umwaka n'igice. Baratubwira ngo byararangiye, iyi ntiyakira, byarengeje igihe. Hano birahenze, twahamaze amajoro 3 twishyura hafi 400. Ni mujya aho umwana yavukiye, transfer ishite hashika, niho bazayikuriramo. Ndashaka gusoza mbabwira ngo Imana yacu iragarutse.
kandi irabikora bagize gute? Bagihari, bahari, batagiye. Tujya muri zo byari bigoranye muri covid, najyaga mva Kagugu n'amaguru nkagiye murase hashika. Nibyo biha umuntu ageramo akabona Imana abantu badahari. Nushaka kuyikorera nge wangira neza wankenera ntumbone, ariko yo ntijya ibura inzira. Reka mbabwire, nugira icyo ukora mu rusengero ntukumve ko ugikoreye profete, ndaguhakaniye. Kuko nuzana aka kameza ukumva kukazaniye umushumba, uzahita wumva aka kameza ari ishingiro ryo kujya umubona igihe umushakiye. Oya, mwumva icyo nshaka kuvuga ngewe, muze kunyumva aho naganishaga. Hari igihe umuntu akazana yenda akagerageza kugira ngo anamenye ko yakazanye. None uyu ukoze igikorwa rero ubutekereza ko wakora igikorwa nawe n'umwiyambaza. None se bashiki ba Lazaro batuma kuri Yesu bagendeye ku bushuti basanzwe bafitanye. Hari igihe wiyambaza umuntu uvuga ati umuntu nishuriye ishuri kweri. Hari igihe rero wa muntu abishaka bikamunanira, wamuhamagara telefone ikaba yazimye, yashaka kuza akabura aho anyura kandi abishaka. Iyo bidakunze rero uravuga ngo nkora iki ngiki, none ndamwiyambaje ntabaye. Ariko mwumva ikintu ushatse kuvuga, iyo ukoreye Imana wumva atari umuntu nta hantu wayikenera ngo uyibure, kandi igiye kuza inyura mu bantu. Ikintu cyose uzakora ujya wumva uhaye Imana, niyo yonyine wakenera ntuyibure. Profete wamukenera akabishaka bikanga, ariko yo ntabwo wayibura. Kandi iyo igiye kuza n'ubundi inyura muri abagaba, kubera iki? Ariyo wiringiye ntabwo ijya ibura inzira. Yemwe abakora murenga urwego rugiwamo, yemwe baririmbye mwiririmba muririmbira Imana.